twongere tubaha ikaze muri gahunda y'umurage w'intore. Njye ubari imbere uko bisanzwe mumenyere ku izina rya Maso Hategekimana Abubakar. Turagira ngo kuri uyu munsi twongere tugaruke mu cyiciro cy'intore. Ubushize twabwiye ko tugira imbyino z'abakobwa, tukagira imbyino z'abahungu, tukagira indirimbo, tukagira ibisigo n'ibindi, tukagira ingoma, tukagira inanga. Ariko kuri uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tubabwire ko muri ibyo byiciro dusangamo mu bahungu, dusangamo imbyino z'abahungu, ariko tugasangamo n'intore nk'uko mubimenyereye. Muri aka kanya rero tugiye kubereka bimwe mu byo tumajije gutoza abana dutangiranye nabo muri iki gihembwe cya kabiri, bijyanye no kwiga guhamiriza, kwiyereka, gutwara icumu, gutwara ingabo. Ibyo muzabibona mu myitozo tuzaha aba bana muri iki gihembwe. Reka dukurikire tubasure aho bari kwitoza. Imbere yawe yes. Ingamba mujye mucungana n'imirongo yanyu. Saka
barebye ingamba, murabibona uko bafata amacumu, bamaze igihe gito babyize, bari kwiga, ntago wavuga yuko bari ku ntera nini cyane, ariko urabona uko umwana akinga ingabo, witegereza uko umwana akinga ingabo. Iyo umwana akinze ingabo cyangwa se intore iyo ariyo yose igomba kugaragaza icondo. Icondo ni hariya mubona ingabo bayifatira, aho bayifatira imbere, bayifatira mu gifunga, hariya bayerekana imbere ni mu icondo, agatwara icumu. Iyo rero umwana abyiga agomba kwitwararika kugira ngo ibyo ari byo amenya cyane. Aho baguye mu nka bari guhamiriza umuhamirizo witwa bari mu gitego. Ubu rero iyo bafata ingirakamaro, abo twabigishije igitego, umutahano, ikotaniro, aribyo bagiye kubereka. Reka mubakurikire muri atelier zabo, tuzagenda tubasobanurira buri kimwe ku kindi. Urabona uko bafata amacumu, ubwo iyo ni intore iserutse imbere yazo, igiye kwiyereka rwose kugira ngo abereke ko hari ibyo yagezeho, agomba kandi kuba rwose yitwararitse mu ngamba. Urabona ko ni umwana umajije gusa n'ubimenya rwose, uko ni uguseruka, araserutse nk'intore, ubwo aguye mu nka kugira ngo haze n'undi, buri umwe wese agenda agaragaza ibyo yigishijwe. Agomba kubyina cyane cyane yerekana igituza, nongeye mbigarukeho, hariya afite ingabo, kariya mubona ingabo imbere ku ngabo niryo condo. Agomba kutagaragaza igihe icyo ari cyo cyose, ntagomba kugaragaza ikiganza cye iyo ahamiriza. Ngira ngo mwakomeza mugakurikira. Ubundi dufite intore zigeze muri 12, abo tukaba tuzi ko tuzamarana nabo ibihe bigeze mu mezi 6. Ngira ngo mu Kinyarwanda babivuga neza ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Muzakomeza gukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, umurage w'intore Indatirwa Historical Initiative. Muzakomeza kugenda mukurikirana uko tuzagenda tubigisha umuhamirizo kundi kugera ubwo bazaba intore ziserutse, kandi mu gihe gito cyane. Dukangurira ababyeyi bafite abana b'abahungu ko kwitabiriye gahunda, bakigishwa umuco w'ubutore, bakigishwa ubupfura n'ubutore, ndetse bijyanye no kwiga guseruka, guhamiriza, kwiyereka mu bitaramo bitandukanye mu miryango hirya no hino y'iwacu. Murakoze, murakagira Imana. Byita gusasa icyo indi kano kakagaragara, werekana ikiganza mo hano, bifate neza gutyo, dohe ifunge. Oya nabaye mugari tumeme cyamisa atejyabaye kinaho turebe. Bwa kabiri ni he urishira he? Bwa kabiri wajya kunga gafata muhameze urishira he, ongera ukaramba. Iyo ko uramutahana sibyo? Si wowe undi uri gusimba. Theo ushyiremo gake, dushyiremo gakeya gusa.